tuvuze umucyo tuba tuvuga Kristo. Uko Yohana yahamije neza ko uwo mucyo nta wundi ni Kristo. Uwo ngo sinkwiye no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Nge ndi umuhamya gusa. Rero Yohana yaje aje guhamya uyu mucyo. Ariko twebwe turasabwa kuba umucyo kandi wisi. Amen. Uwo mucyo aho ugeze umwijima urahunga. Wageze kuri uriya mugore akoze kuri Yesu. Automatic. Yayisakira. Uriya mucyo waragiye ugera kuri uriya mugore wari umaze imyaka 38 ari ubwoko. Kandi ngo yabaga ku kidendezi. Ariko ngo yari yabuze abantu bamutera ngo bamunagemo. Uko ikidendezi cyihindukirizaga. Buri gihe aburaga bamufasha kugira ngo bamunage makire. Imyaka imubana 38. Suko Yesu yarayoboye kuri ya myaka 38 uriya mubyeyi yamugereyeho. Rero iyo Yesu aje gukora ntabwo yiyitirira amazi. Yaramubwiye ati noneho Yesu ashimwe. Ibyo bitangaza bibera mu mazi ni nge gitangaza. Hamba gukorera uburiri bwawe. Nta kimunanira. Bivuga ngo umucyo wa Kristo ukimara kujya kuri amubyeyi yahise akama icyago kirakira yikorera uburiri bwarataha. Yageze ku mupfakazi kandi ngo yaramaje gupfusha umwana umwe yagiraga rukumbi. Ageze mu irembo ngo yikoreye ikiri bagiye kugishingura. Yesu aramubwira abari bateruye intumba ati mufashe hasi subirana ubuzima. Umwana yitazuka. Wageze kuri Gideon ni umunyantege nkeya, ni umuswa, nta kintu na kimwe azi, arahara. Uraza ukaguha imbaraga, ugahinduka umucunguzi w'abantu. Yesu we ukakwigisha gusekurana imbaraga, ukakwigisha byose. Umucyo wa Kristo ntacyo udakora. Wageze kuri nyirabukwe wa Simoni. Aryamye, Yesu bari baje bamusanga bashonje. Ngo kuko yahise amukiza ubuganga. Ngo arabyuka ako kanya ngo ahita abagaburira. Yes. Umucyo wa Kristo yitugezeho ukagira ibyo ukora muri twe ukadukiza ibimwaro uhita tubaduka vuba vuba tukagabura. Amina. Yes. Erega dushonjesheje buri abantu benshi kubera ko umucyo wa Kristo nturaba mwishi muri twe, ntabwo uraza kudukiza indwara, nuradukiza ibimwaro, twanze kuwakira, kwisa turi kure. Rero turaho turazunguzwa n'ibihe kubera ko umucyo wa Kristo ntabwo uratubwira ngo byuka. Amen. Ariko yuwakiriye akakubwira ngo byuka, utangira kugaburira abantu ngo ako kanya nyirabukwe wa Simoni yahise abyuka agaburira abagabo bari bamusanze. Niyo mpamvu uyu mucyo wa Kristo nkuko ntuza ministeri yacu bivuga muri Zaburi ya 34 Yesu ashimwe bivuga ko uwakiriye umucyo nta kimwaro. Bivuga ngo uyu mucyo ukuraho ibimwaro. Haleluya! Ucukuraho ibintu byatuhetamishije imugongo. Hari ibintu byaturuhije. Buriya rero ikimwaro kibanza kwataka. Yego sha. Ikimwaro giherera aha. Amen. Iyo ushonjesheje abana burya mbere yuko kijya kibanza kikajya. Uzarebe nk'abari abantu bakoze ibyaha bagiye gufungwa. Ikimwaro kiba kirara. Niyo mpamvu abarwana ahisha ku maso. Amaboko yanayagaragaza nta nicyo bitwaye ariko abagira ati haleluya. Amen. Ariko Kristo y'umurebyeho agukiza ikimwaro atitaye ikimwaro cyakizanye uko kingana kose. Rero umucyo wa Kristo ujya ahantu hose muri konazi zose, ujya mu bupfubyi abantu kabakiza ubupfubyi, uzura abapfuye, umara ibikomere by'ubupfakazi. Nta kintu na kimwe umucyo wa Kristo. Umucyo wa Kristo ugera mu ngo zitari zubatse zikubakika. Ugeraho abantu batakundanaga bagakundana. Umucyo wa Kristo ugera hatari ubutunzi kabuzana. Bivuga ngo umucyo wa Kristo kuko Kristo ni byose. Yohana ibice 9 umurongo wa 5 haravuga ngo nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amen. Ayo ni amagambo Yesu yararimo kuvuga. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Ese birashoboka ko muri gihe nk'iki natwe dushobora kuba umucyo w'isi mu gihe tukiri mu isi? Kuko Kristo nta handi agaragarira, uharagaragarira muri twe. Rero iri jambo urebye neza icyo rivuze, dusabwa kuba umucyo ariko ntitwibere umucyo ngo ugume wakire muri twe, ahubwo tukaba n'umucyo
w'isi. Umucyo w'isi rero tuzawuba gute? Wakiriye agakiza, umaze kumenya Imana, uhindutse umucyo. Ariko uyu mucyo tuwusesenguye wakoraga iki cyane? Uyu mucyo ese wamariye iki abantu? Iyo tuvuze umucyo tuba tuvuga Kristo. Uko Yohana yahamije neza ko uwo mucyo nta wundi ni Kristo. Ngo ndahamya uwo ngo sinkwiye no guhambura udushumi tw'inkweto ze, arihariye. Uyu mucyo urarenze, nanjye undenze uburemere, nge ndi umuhamya gusa. Rero Yohana yaje aje guhamya uyu mucyo, ariko twebwe turasabwa kuba umucyo kandi w'isi. Amen. Iyo tuvuze isi twe kubifata muri context ntoya, turavuga isi yose cyangwa ibyaremwe byose, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Amen. So bivuze ngo ibintu byose yaremye, isi yose ahiri. Njyewe Peggy ngomba guhinduka umucyo, hanyuma umucyo ukagera ku isi yose. So bivuze ngo ngomba gupfa. Amen. Njyewe Peggy wo kwa runaka ngomba gupfa, hanyuma nkaba umucyo. Amen. Muri make Kristo akaba muri je. Yamaze kuba muri je, akaba ari ukomandinga igikurikiraho ikibaho. So birashoboka ko muri iki gihe nawe waba umucyo w'isi. Amen. Ariko mu buhe buryo? Umuntu ashaka kumva ko ari ibintu binini, ari ibintu bigari. Ntabwo ari ibintu binini, nibyo dusabwa kuba umucyo w'isi. Ari umugire uherutse kumpamagara mbwira ngo nabonye iyerekwa rikomeye ariko ryandenzeho. Ngo Imana imbwira ngo nsengera akarere, ariko izina ry'ako karere naribagiwe. Ndambwira rero iryo yerekwa rirakomeye. Icyo uri bukore, fata amasengesho usenge, ndetse wiyiriza ubusa usengera uturere twose turi mu gihugu. Icyo nzi cyo uzabona ibimenyetso. Hallelujah. Y'ibyo wasengeye, ibyo Imana yakuyeho muri ako karere uzabimenye. Muri make ari muri Kigali, ariko wenda Imana iramubwira akarere ka hehe. Ni hehe hatabaye umucyo w'isi? Niba ushobora guhagarara ukavugana n'umuntu w'Igitarama waruriye amarozi, Imana ikamukiza. Umucyo ni ibyo bintu uza gukora. Umucyo ubera amaso abantu. Ushaka kuba uraho ukavugana n'umuntu uri muri Amerika ukamukiza. Tugasenga, uko niko kuba umucyo. Tugatanga ubufasha, si ngombwa buri gihembo twurira indege, tubi bikomerezwa, tugira amasiva akomeye kugira ngo tube twageze ku isi. Hoya niyo turi hano, umucyo turawutuma. Amen. Umucyo turawutuma mu bana bacu bagiye ku mashuri, ukagendana nabo ukabamurikira. Ibintu byose umucyo. Si ngombwa umutege bisi, si ngombwa ufite transport, umucyo aho ushobora kuwugezayo. Haleluya. Imana ishimwe. Umucyo ni ikintu kigari. Haleluya. Uyu mucyo rero ukuntu ari ikintu kigari kandi gifite umumaro munini mu bizera. Yesu ashimwe. Turawukenera mucyo. Uyu mucyo turawukeneye kuko umucyo ni Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu Yohana yaje akawuhamya neza. Awuhamya utaranaza. Erega ajya no kuhamya abantu bari batangiye kwitira. Ngo ese ni wowe ngo cyangwa hari undi uzaza. Bari batangiye kwitiranya umucyo. Yes. None niko kwinjiramo, noneho ababwira ko uwo mucyo atari we. Arabwira ati uwo mucyo ni Kristo. Kandi uwo noneho we ararenze, nta nubwo nabasha ngira ngo no gukora ku birenge byiwe kubera agaciro afite cyangwa icyubahiro afite. Yesu ashimwe. Atangira kumuvuga, atangira gutegura imitima y'abantu, kuko iyo dusomye dusanga ngo uwo mucyo ni umucyo w'isi. Yesu ashimwe. Kandi igihe kiri mu isi, niko yavuze, igihe kiri mu isi ni umucyo w'isi. Yesu ashimwe. None uyu munsi ntabwo Kristo agihari, yasubiye iwabo mu ijuru. Haleluya. Ariko nitwe yasize. Bivuga ngo uwo mucyo we yari umucyo, tumaze kumwakira duhinduka umucyo. Yesu ashimwe. Rero turi umucyo muri ku isi. Yakubiswe hasi. Yego. Jane yakubiswe hasi. Ubugore bwawe bwose, buri kintu cyose, sidi yawe yose yumaze kwakira ijya hasi, ukaba umucyo, noneho ugatangira gukora iby'umucyo. Ariko iby'umucyo ukora ni ibiki? Nta bindi. Umucyo uhindura ubuzima aho ugeze hose. Haleluya. Umucyo ugeze ahantu abantu bahumye urahumuka, utanga sayidi. Kira aho barwaye ugasenga bagakira. Yes.
umucyo wageze kuri Lazaro amaze iminsi ingahe? 4 mu gituro arazuka. Yesu yarabizi ko abafarisayo batari bwemere biriya bintu. Iyo aza ku munsi wa gatatu se kugira ngo Yesu yarayobewe ko Lazaro yapfuye, inshuti ye ntabwo yarabiyobewe. Ariko iyo aza agatabara n'abandi bose nk'uko natwe dutabara. So umucyo ahantu wageraga hose urigaragaza. Umucyo ntabwo bawuvugira. Yes. Umucyo ntabwo bawubeshyera, ntabwo bawugoragoza, ntabwo bavuga ngo wakoze utakoze. Umucyo aho ugeze umwijima urahunga. Wageze kuri uriya mugore akoze kuri Yesu automatic yahise akira. Uriya mucyo waragiye ugera kuri uriya mugore wari umaze imyaka 38 ari ubwoko. Kandi ngo yabaga ku kidendezi. Ariko ngo yari yabuze abantu bamuterura ngo bamunagemo. Uko ikidendezi cyihindukirizaga buri gihe aburaga bamufasha kugira ngo bamunagemo akire. Imyaka imubana 38. Suko Yesu yarayoboye kuri ya myaka 38 uriya mubyeyi yamugereyeho. Rero iyo Yesu aje gukora ntabwo yiyitirira amazi. Yaramubwiye ati noneho Yesu ashimwe. Ibyo bitangaza bibera mu mazi ni nge gitangaza. Hanyuma bikorera uburiri bwawe. Nta kimunanira. Bivuga ngo umucyo wa Kristo ukimara kugera kuri amubyeyi yahise akama icyago kirakira yikorera uburiri bwarataha. Umucyo wa Kristo rero nta kintu kiwunanira. Ushobora kuburaho uri imfubyi uca mu kigeragezo cy'ubupfubyi cyane, uca mu kigeragezo cy'ubupfakazi. Yageze ku mupfakazi sibyo kandi ngo yaramaje gupfusha umwana umwe yagiraga rukumbi. Ageze mu irembo ngo yikoreye ikiri bagiye kugishingura. Yesu aramubwira abari bateruye intumba ati mufashe hasi subirana ubuzima. Umwana yitazuka. Rero umucyo wa Kristo ujya ahantu hose muri konazi zose, ujya mu bupfubyi abantu kabakiza ubupfubyi, uzura bapfuye, umara ibikomere by'ubupfakazi. Nta kintu na kimwe umucyo wa Kristo ugera mu ngo zitari zubatse zikubakika. Ugera aho abantu batakundanaga bagakundana. Umucyo wa Kristo ugera hatari ubutunzi kabuzana. Bivuga ngo umucyo wa Kristo kuko Kristo ni byose. Sibyo? Ni byose yifitemo byose. Byose ubu uturuka mu muryango woroheje. Reba nk'ukuntu wageze kuri uriya mugabo Gideon. Wageze kuri Gideon ni umunyantege nkeya, ni umuswa, nta kintu na kimwe azi, arahara. Ariko ndashaka kubwira ngo wabura umucyo wa Kristo nuza kabisa. Iyo uje wa wundi nyawo nta kintu na kimwe witaho kuko umucyo urimo byose. Uraza ukaguha imbaraga ugahinduka umucunguzi w'abantu. Yesu we ukakwigisha gusekurana imbaraga, ukakwigisha byose. Umucyo wa Kristo ntacyo udakora. Wageze kuri nyirabukwe wa Simoni aryamye, Yesu bari baje bamusanga bashonje ngo kuko yahise amukiza ubuganga ngo arabyuka ako kanya ngo ahita abagaburira. Yes. Umucyo wa Kristo yitugezeho ukagira ibyo ukora muri twe ukadukiza ibimwaro uhita tubaduka vuba tukagabura. Amina. Yes. Erega dushonjesheje buri abantu benshi kubera ko umucyo wa Kristo nturaba mwishi muri twe, ntabwo uraza kudukiza indwara, nuradukiza ibimwaro, twanze kuwakira, Kristo turi kure. Rero turaho turazunguzwa n'ibihe kubera ko umucyo wa Kristo ntabwo uratubwira ngo byuka. Amen. Ariko yuwakiriye akakubwira ngo byuka, utangira kugaburira abantu ngo ako kanya nyirabukwe wa Simoni yahise abyuka agaburira abagabo bari bamusanze. Niyo mpamvu uyu mucyo wa Kristo nkuko ntuza ministeri yacu bivuga muri Zaburi ya 34 Yesu ashimwe, bivuga ko uwakiriye umucyo nta kimwaro. Bivuga ngo uyu mucyo ukuraho ibimwaro. Haleluya! Ucukuraho ibintu byatuhetamishije imugongo. Hari ibintu byaturuhije. Ariko ndagutangariza wowe dukurikiye ko ni wakira uyu mucyo ibyo bintu byari bikugoye byose birahita bikurwaho ugende wenyine. Reka dutange message ingufi cyane. Iri ni ryo jambo rya ministeri kuvuga ku mucyo natangiye mbivugaho muri Zaburi 34 umurongo waho wa 5 cyangwa umurongo wa 6 biterwa na Bibiliya wasomye ariyo. Aravuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Bamurebyeho ni bande? Ni twebwe twarebyeho n'ukuri yatugiriye ubuntu natwe tubasha kureba. Amen. Ngo bavirwa n'umucyo ngo hanyuma ku maso habo ntazagira. Buriya rero ikimwaro kibanza kubataka.
yego sha ikimwaro giherera aha. amen Iyo ushonjesheje abana burya mbere yuko kijya kibanza kikajya. Uzarebe nk'abari abantu bakoze ibyaha bagiye gufungwa, ikimwaro kiba kirara. Niyo mpamvu abarwana ahisha ku maso, amaboko yanayagaragaza nta nicyo bitwaye, ariko abagira ati haleluya amen. Ariko Kristo y'umurebyeho agukiza ikimwaro atitaye ikimwaro cyakizanye uko kingana kose. Ariko Jane we, haleluya, ikimwaro we Kristo yaba yaragukijije wicara mugashima ukumva uranezerewe niki? Tubwire abadukurikira ikimwaro Imana yarukijije n'ukuri, kuko natwe twari turi abo kubabarirwa. Imana ishimwe. Twari dufite ibiduhetanishije, twari dufite ibintu bitugoye nk'uko bivuze, ariko magingo aya ngaha hari ibintu Umwami Imana yakoze. Kuva umucyo wa Kristo waturasira, hari ibintu yigishe byari bitugoye, hari ibintu byari bituremereye. Muri situation twagiye tubamo turi abakobwa kuzamuka kurinda tugera uyu munsi turi ababyeyi, Yesu ashimwe. Hari byarashoboka ko twakubaka ntitubyare, byarashoboka ko twakubaka ingo ntizirame, byarashobokaga ko amashuri yacu ari buhagarare ntitwige. Twagiye tubona Uwiteka twigisha mu buryo bw'ibitangaza, tukiga tukarangiza. Si ukubyirata ariko turirata Kristo wabikoze, kuko hari byagaragaraga ko tutakiga. Yesu ashimwe. Ariko Uwiteka umucyo we ugenda uturasira, minerivare ziboneka uturasira, amasomo tuyatsinda. Ntabwo ari ukwirata, ariko Kristo yatugiriye neza. Imana ishimwe. Rero ijambo riravuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ngo ariko ku maso habo ntihagira ipfunwe ukundi. Rero twasoza tuvuga ngo umuntu wese urebye kuri Kristo, umuntu wese umwakiriye, ikimwaro cyose yaba kicamo. Haleluya. Twakivuga mu mazina tutakivuga mu mazina. Ndashaka kubwira ngo ni wakira uwo mucyo wa Kristo, yego, urazi ukora ikimwaro cyose, kiveho. Ikimwaro cyo kwirukanwa mu kazi, ikimwaro cyo kwirukana izo mpapuro uzirukankana umunsi ku wundi warize, icyo nacyo ni ikimwaro. Gora wirukankana impapuro, abandi mwiganye bageze kure baratwara imodoka nziza. Yes, ndashaka kubwira ngo nta kimwaro na kimwe kera kirabura. Imana itakora, kuko turamubona mu mbaraga, turamubona azura, turamubona ageze ahantu akagaburira ibihumbi 3, turamubona ahantu muri detaye hose agenda akora. Ari umurwayi ufite aricyo kimwaro kiguriza, aracyakiza abarwayi, diabete nizakwica, yewe yaba ari malaria nta kimwaro na kimwe cy'ubukene. Dukonkurudinge tuvuga ngo nta kimwaro na kimwe Kristo atakura. Ni ikihese, ni ikihe tutabona muri Bibiliya atakoze? Cyane cyane mu mwenda wari utambitse ahera hahera, watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yari sezerano yo kuvuga ngo umucyo ni uwanyu ndawubahaye. Ariko nanone ni gute uyu mucyo twakiriye ugomba kugera ku bantu? Tubeshejemo benshi, tugomba kubabeshaho, kandi mu buryo dukoresheje umucyo y'ukugezemo uguha imbaraga ishobora gusengera abantu. Ushaka kwicara ahangaha ugasengera abantu barimbuka ntibarimbuke, ukingingira abanyabyaha, ukingingira igihugu. Nese ugira ngo n'ubu birivuga butumwa dukora hari uwo biri bugere muri hembure. Uyu ni umucyo twohereje. Haleluya. Ahari hari umuntu uri muri Australia uri buwakire. Tuzagera mu isi gute? Nuko nguko. Rero reka tubikore, tubigire umuco, tubyitoze kugira ngo umuco wa Kristo ugere kure. Nuko tugomba kuba ambassadors of Christ. Amen. Aricyo Yohana yavuze kuguhamya, yaje ahamya. Natwe rero turacyawuhamya, ndetse si uguhamya gusa, natwe twabayeho. Haleluya. Natwe turi umucyo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yo mwisho iguhereza umugisha. Mukozi w'Imana. Haleluya. Reka twakonkurudinga dusenga. Namwe mudukurikiye turabakunda, mujye mudutera inkunga, mukora subscribe. Imana yo mwisho ibahereza umugisha. Ushatse gutera inkunga uyu murimo, nukuri dukora ibintu byinshi bitandukanye. Ahanini inkingi ikomeye y'uyu murimo no kwita ku bana bato ndetse n'urubyiruko. Hari abo dusubiza amashuri, Imana icyubahiro. Nko muri iki cyumweru hari abo Imana yadushoboje bagiye kwiga 20 bajya kwiga imyuga. Dufite n'abana bato turera bo muri ECD. Rero yose ni imirimo
ushaka kuba ufite ibifatika wadutera inkunga Imana yakugirira neza. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Reka dusenge. Mana nyiribihe, ijambo ryawe ni ukuri. Dusengeye uyu mucyo kugira ngo wihute cyane ugere kuri buri muntu utarawakira. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo niwe mucyo kandi niwe twizera. Uyu munsi wa none natwe twabaye umucyo kugira ngo tumurikire isi. Reka uyu mucyo rero abawukurikiye bose bawakire. Mana we turakwinginze kugira ngo ineza yawe duhoreho kandi hore kubera bose. Dusengeye igihugu cyacu kugira ngo uyu mucyo ukibemo cyane. Mu izina rya Yesu ujye utubungabunga uduhishe ibibi. Hisha igihugu cyacu, hisha abakiyobora, hisha abagituye kugira ngo tuba amahoro masa kubwo kwakira umucyo wawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.